ndabinginze kugira ngo rero nk'uko twasengeye umukozi w'Imana, Imana imuduhereho umugisha, imucemo itugire inama. Karibu umukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Amen cyane. Nanjye nshimiye Imana ko ariyo inkundiye kuboneka hagati muri mwe. Imana nibihererwa icyubahiro. Amen. Uyu muryango wa famiye yahirwa ni umuryango unejeje, uranejeje mu miryango yose. Si uko ntazi imiryango myinshi, ariko n'uyu nawe uranejeje. Imana ishimwe ko ukwiye kumenyereza umwana inzira azanyuramo. Bibiliya iravuga ngo arinda asaza atarazivamo. Hahimbazwa Imana rero kandi hashimwe Imana ibafasha ikazagomeza no kubafasha. Nitwa Pascal Barakagira rero, Imana iramfashije ngeze hano nonaha. Nagize urugendo rurerure rwaho nari nagiye mu ivugabutumwa. Urugendo ruragora, imodoka zabuze hano iwacu, ni ibibazo bikomeye byo mu minsi mikuru, ariko ndagerageje uburyo bwose bushoboka. Mbonye ngezeho nkwiye kwicara ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi mpageze n'umuvuduko mwinshi nari mfite, nta mpanuka ibaye. Imana nishimwe. Ndagira ngo dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo ku cy'Itangiriro. Amen. Ngwaho wa 20 ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Amen. Kubaho mu mbabazi, umuntu akabaho abeshejweho n'imbabazi, umuntu akagendera mu mbabazi, umuntu akaziryamamo, umuntu akazigaraguramo, umuntu akaziraramo, umuntu akazicarana nazo ku meza, umuntu akazigendana ni mu modoka, umuntu akazitegana tre. Ndashaka kuvuga ikintu cyitwa imbabazi z'Imana. Ubundi tukagirana umugoroba mwiza kubo ku mugoroba, n'ijoro ryiza kubo ku ijoro, ariko tuvuze icyitwa imbabazi z'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Nimusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 19 umurongo wa 20, murahasanga ijambo rivuga ngo dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungiraho, kandi ni muto. Reka nkuhungireho ubuhungiro bwanjye bukire. Nturora ko ari muto? Nturora ko ari muto? Igice cya 19 ku murongo wa 19 hejuru haho hakavuga ngo dore mugaragu wawe nkugiriyeho umugisha, kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye, ubwo ukijije ubugingo bwanjye. Sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi, icyo cyago kitari cyamfata. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Amen. Ndagira ngo twivugire ijambo ryitwa imbabazi. Nimusoma Bibiliya muri Zaburi murasanga ijambo ritubwiye ngo hahirwa, hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, maze ibyaha yakoze bigatwikirwa. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, maze ibyaha yakoze bigatwikirwa. Ni ijambo riri muri Bibiliya. Ni amahirwe adafitwe n'umuntu wese, ni amahirwe ataragizwe n'abantu bose, ni amahirwe abantu bose kandi batazagira, yaba njye yaba wowe. Ubu nonaha mbere y'ibintu byose twagakwiye kubanza kwagura imitima tugashimira Imana ku bw'imbabazi yatugiriye. Hahirwa, erega urahirwa. Ntugire ngo ni abantu bose babibonye, ntugire ngo ni abantu bose babonye kwitwa ijambo umukristo. Ntabwo ari abantu bose babifite. Unabyibuke ko mu bo tuva indimwe, mu bo buva indimwe hari abatitwa gutyo. Ni amahirwe. Hahirwa umuntu uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye yakoze bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho ibyo gukiranirwa, umutima we ntubemo iby'uburiganya. Nicyo Bibiliya irimo ivuga. Aha rero ijambo imbabazi ni iki? Imbabazi ni iki ubundi mu buzima busanzwe? Ni amakosa ngewe nkora. Nabonye famiye yahirwa niyo nza kwibandaho kuvuga. Ni amakosa ngewe Barakagira Pascal nakoreye famiye yahirwa. Iyo umuryango nakoreye amakosa ukabireba ukabibona ukavuga ngo Barakagira yadukoshereje, byanze bikunze tumwishyizemo, tuzamurega, tuzamuhana, tuzaburana, tuzamukorera ibintu byitwa kumutesha umutwe ku bw'amakosa ye yakoze. Ni iryo muretse wumve agaciro k'imbabazi. Aya makosa twari dufite
ntiyatwemereraga byonyine no gufata telefone ngo tuvuge izina ry'Imana, ntiyatwemereraga no gufata piyano nk'iriya ngo ducurange, ntibyakundaga, ntiyatwemereraga n'ikintu na kimwe mu buzima. Ni amakosa yagombaga kudushyira mu icuraburindi ubutazigera turivamo, akadutamo tukagwamo ubutazigera tuvamo, tukaba mu buzima bw'icuraburindi, tukaba mu mibereho ibabaje. Ariko Kristo uyu nguyu tumaze iminsi tuvuga ngo yavutse, uretse ko atanavutse, namwe murabizi imyaka amaze ni aniveriseri nk'uko twese tubivuga, ariko uyu Kristo ngo abona kubana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Imana ishimwe. Abona kubana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Aravuga ati abantu baracumuye nibyo, abantu bakoze ibyaha nibyo, abantu bageze muri buriya buryo nibyo, none se nimba umuntu yararemwe mu ishusho yacu, nkaba ndiho nanjye umuntu waremwe mu ishusho yanjye nawe ariho, ni iki cyabitera? Ndumva nshaka kumanuka ngatanga imbabazi, umuntu wese uzanyemera akaba mu mbabazi, izo mbabazi azabamo zikamuhesha kuzabaho iteka ryose, akazagera ku rwego abaye undi muntu nawe ubabarira, akazagera kuri dogere yo hejuru y'imbabazi, ku rwego nawe azajya yumva agenda kumva arabohotse. Kristo aboneka atyo mu nama yabereye mu ijuru. Aravuga ngo ninde wagacunguye umuntu, ninde wagacunguye umuntu, ninde? Ngo abantu bose habura n'umwe, ibintu byose biranga, ibintu byose biradogera, ibintu byose biba ibibazo bikomeye. Ariko noneho ngo aravuga ngo jyewe ndagiye. Mwibuke ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu uko ryanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 11. Aravuga ngo yaje mube ntibamwemera, aza mu bye ntibamukunda, cyakora cy'abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Za mbabazi yazanye zahise ziduhindurira igisekuruza. Imbabazi twabonye zaduhinduriye igisekuruza. Ubu sinkiri Pascal wabona ifasi, sinkiri Bonifasi wo kwa hahandi mwese buri wese agira aho avuka, sinkiri njyewe wo kwa runaka, ahubwo ndi Pascal wo kwa Yesu. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba. Ntabwo twe ntabwo twitwa abana b'Imana, ahubwo twe turi abana b'Imana. Mw'ubwo buryo rero imbabazi zihita ziduhindurira irangamimerere, ziduhindurira sitati, ziduhindurira ubuzima, duhinduka abana b'Imana kubw'imbabazi, biturutse ku cyaha cya kera cya data cyangwa cya sogokuruza. Yesu arangira avuga ngo ndagiye umuntu uzemera izi mbabazi nzazimuha ku buntu. Ngiki kintu nabonye ku isi gitangirwa ubuntu ariko kigora kukibona. Abantu babyangira ubusa ngo bishobora kubakoza isoni. Ngibi ibintu bigaragara nk'ububwa, reka mbyite gutyo, nagira unyumva nabi mu bakuru. Ngibi ibintu mbere y'uko ubyakira ugaragara nk'usuzuguritse, bigaragara nk'ububwa, bigaragara nk'ibintu bidasobanutse ugiyemo. Ariko uko ugenda ubitindamo, uko utinda muri izi mbabazi, ugahita wunguka ubuzima, umuntu uwo ari wese akifuza kubana nawe. Ndashimira Imana rero, mu mbabazi twungutse ubuzima. None dore turi hano turi kuvuga izina rya Yesu. Izina rya Yesu nirihabwa icyubahiro. Imbabazi, ndashaka kuvuga kuri iri jambo ryitwa imbabazi. Muri izi mbabazi Yesu ngo aravuga ngo yemwe abarushye mwe, si ubwo mwanyitabye ko twarindushye, yemwe abarushye mwe turi hano, si ubwo mwambabare mukanyitaba, yemwe abarushye mwe turi hano. ngo wahita avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange, nimuze munsange. Mutekereza ko nimba muzi amategeko y'impunzi ibya pamu, FAO, amawenije ashinzwe iby'impunzi, muzi ko nta muntu wahamagara abantu ngo nibaze bamusange bose arabagirira neza. Barobanuramo bakeya bashoboka bakaba aribo bagirira neza. Ariko yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ndi umunyembabazi, ndoroheje mu mutima, nimwiyizire nzabagirira neza. Turashimira Imana ko turiho mu neza y'imbabazi. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Izi mbabazi twamaze kuzihabwa ziduhindura abantu tutari bo. Imbabazi tugenda tuvura umuntu kubera iki? Twarababariwe. Ndaza gutanga urugero rwa hafi rwa hano mu gihugu mu Rwanda. Hari umugabo w'inshuti yanjye yitwa Mateso.
si inshuti yanjye ahubwo ni urungano rwanjye. Mateso yakoze ibintu byinshi, uyu munsi wa none ntakigira amenyo, n'iyo muramukije nka mu gitondo arakubwira ngo mwaramufe, ntazi kuvuga mwaramutse ni mwaramufe, kubera nta menyo akigira. Kubera iki? Yirengagije imbabazi, iminsi mukura amenyo. Ariko twe twahawe imbabazi, imbabazi ziturindiye n'ubuzima, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ejo bundi Mateso bamufunga yibye igitoki gifite n'ibiro 20, bamukatira imyaka 3. Bamukatiye imyaka 3, hari imbabazi zatanzwe mu gihugu z'imfungwa na Mateso bamufunguramo. Turahura rero mu minsi yashize, namaze se Mateso wari waragiye, ati nari imfunze, wafunguwe, ati muzahe yaduhaye imbabazi sha, muzahe yaduhaye imbabazi, ubusuzongera gukora icyaha, ati gereza nabonye hariya nta nuwo nakwifuriza kuyijyamo. Izo ni imbabazi zitangwa n'umuntu ufunguwe akumva atayisubiramo, akirahira uwamufunguye. Natwe turirahira Yesu Kristo wadufunguye ingoyi y'umwanzi, akadufungura ingoyi y'abadayimoni, akadufungura ingoyi ya karande y'iwacu, akaduha imbabazi tutari tuzikwiriye. Uyu munsi tukaba twitwa abana b'Imana, tukaba tuguwe neza muri Kristo. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana ku bw'izina rya Yesu. Izi mbabazi ntabwo abantu benshi bazumva, bandugu, ntabwo abantu benshi bazumva. Iyo bagenda bumva ari ibisanzwe, iyo bavuga bumva ari ibisanzwe, iyo bariye bumva ari ibisanzwe, iyo bambaye bumva ari ibisanzwe, ariko ibyo bintu byose birimo birabera mu mbaraga z'imbabazi. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ibyo byose birimo birabera mu mbaraga z'imbabazi. Noneho izi mbabazi twagiriwe ni ikintu kiremereye umuntu adapfa kubona. Bitangira byoroshye bikarangira bitugejeje aho dukwiye kugera ku bw'imbabazi. Hari umuntu bari barakatiye ngo burundu, yitwa Sumani, atuye mu Biryogo. Nari ngiye mu Biryogo kugura umugati, numva arimo arabwira abasaza bangana, arababwira ngo naringuyemo sha, ngo naringuyemo burundu. Akajya babwira ngo mwarankiranye, ngo murankiranye, ngo naho njyewe nari ndimo nkanura amaso ndimo ndya impungure, ngo arimo arya inkoko. Bakamuza ngo inkoko kandi ufunze, ngo byihorere nta byiza, impungure ngo bazita inkoko. Arangije ati none mwarankiranye kubera igihe nari mazemo, ariko nanjye barandekuye, nzaza mu nyigisho ndebe ko nabaho. Ariko gereza mbonye hariya. Ubu na Sumani wari ufunze amenya agaciro k'imbabazi, amenya uburemere bw'imbabazi. Arangije aravuga ati byanze bikunze gereza mbonye hariya agatsindwa ntawe nyifuriza. Natwe imbabazi twahawe nta muntu twifuriza kubaho twari dukwiye kuba, ahubwo dukwiye kujya duhora tuvuga ngo Mana, n'abariya bene wacu bagifungiranye, n'abariya bene wacu bakiri muri gereza z'ibyaha, z'ibibazo bya bindi byose muzi bidutandukanya n'Imana, turasenza imbabazi zawe nizibaboneka. Dukwiye kubaho dushaka ko abantu baryoherwa n'umunezero natwe waturyoheye. Amen. Dushaka ko abana bacu baryoherwa n'ibituryohera, abagabo bacu n'abagore bacu, bashiki bacu n'abaramukazi bacu, ba mabukwe na ba databukwe, abagabo bacu na za nshuti zacu, tunejejwe tukajya tuvuga ngo Mana, ko bari mu ngoyi wazageragejwe ugashyiraho umunsi w'imbabazi nabo kababohora bagataha. Kandi ikintu nakunze, iyo wari ufunze bakakurekura, baguha ibintu byo gutangiza ubuzima. Ndashima Imana ko twarekuwe tugahita duhabwa n'ibintu byo gutangiza ubuzima busanzwe. Ubu tukaba turi mu buzima, dufite icyizere cy'ejo hazaza, dufite ubuzima bw'uyu munsi n'ubw'ejo hazaza. Imana ntihabwa icyubahiro. Bibiliya rero yavuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye. Iki gitabo cy'itangira igice cya 19 umurongo wa 19 havuze ngo dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye, ubwo ukijije ubugingo bwanjye sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitari cyamfata. Mwari muzi ko mu mbabazi turindirwamo ibyago? Yego. Mwari mubizi ko mu mbabazi turindirwamo amakuba? Amen. Mwari muzi ko mu mbabazi turindirwamo amarira? Yego. Dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha kandi ugwije imbabazi zanjye. Umva nshuti z'umusaraba, iyi minisiteri Imana igomeze ibahe umugisha, mbifurije kugwirizwa imbabazi ku mibereho yanyu. Imana ihora ibabona mu mbabazi, Imana ihora ibabona mu gihe twebwe kubabarira bitugora, ariko Imana iratubabarira ikanaduhemba. Ndashimira Imana yaduhaye imbabazi, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Amen. Nimusoma igitabo cy'itangira igice cya 24 umurongo wa 27 muzahasanga ijambo rivuga ngo Uwiteka himbazwa Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava, nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa data. Uyu ninde? Si wa mugaragu?
turashimira Imana ko bamwe twariho mu buzima bw'ubugaragu ariko Imana itugirira imbabazi none natwe dufite abagaragu. Imbabazi zirenga byose, zikakuriza byose, zikakugeza mu bindi bintu wowe utatekereza. Turashimira Imana yatugiriye imbabazi. Igitabo cyo Kuva igice cya 15 ku murongo wa 13 havuga iki? Aravuga ngo kubw'imbabazi zawe wagiriye imbere y'abantu wacunguye, wabayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Ntabwo twari kuzapfa dutunguye izina ry'Imana mu kanwa. Uyu mufamiye yo kwahirwa, ntabwo aba bana banyu mwari kujya muvuga ngo kediye buvenize, ntabwo mwari kuzigira musabira abana banyu umugisha, ahubwo mwari kubatongerera ku bapfumu kwa Gifaru, kwa Nyirabiheko, mukabatongerera mu bacuraguzi no mu bacwezi. Ariko kuko imbabazi zatujeho, muzi kuvuga ngo Imana ibaha umugisha abana bacu, mutabatongereye binego bya Kajumba, mutabatongereye ba bakecuru tuvukaho, ahubwo mukavuga ngo Imana kediye buve, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Amen. Kuvuga ngo twagize imbabazi zizatwomaho, zikoma no ku bana bacu. Nicyo gituma mubona tubyara mu mbabazi, tukarya mu mbabazi, tukagenda mu mbabazi, tukagenda muri iyo mihanda mubona y'aho ngaho. Bamwe na bamwe hari aho ntageze ariko ndahabona. Ni imihanda ikomeye, ni imihanda igoye kugendamo, ugataha amahoro. Nuko tuba twagiye mu mbabazi tukagaruka mu zindi. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Igice cya 34, igitabo cyo Kuva igice cya 34 hari ijambo riniryoheye namwe rizabaryohere. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe ibihumbi. Amen. Amina. Igumanira abantu. Umva wowe wakijijwe ukakira imbabazi, ugukomokaho afite imbabazi, umukomokaho afite imbabazi, umukomokaho wakomokaho afite imbabazi, umukomokaho wakomokaho wabakomokaho. Hagira umuntu ubimbarira mu bantu bize imibare ntiwabibara. Ku gisekuruza cy'igihumbi imbabazi Imana ikugiriye nuko uvuye mu nda zazigira, n'umwuzukuru n'umwuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure, ibindi biri inyuma yabyo sinzi uko babyita. Imbabazi zizabomaho ngo kugera ku gisekuruza cy'igihumbi. Muri mwese se ninde uzagira igisekuruza cy'igihumbi? Ubanza na Aburahamu ntacyo afite. Aburahamu se uba afite igisekuruza cy'igihumbi? Nidushaka tunabibare. Aburahamu se wenda afite nk'igisekuruza nk'icya 400, igihumbi ntacyo afite. Ariko hano Bibiliya yavuze ngo igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuru babo b'ibihe ibihumbi. Nubwo guhangayika kutabuze mu isi, mbibutse ko Imana yacu itari mu kato, igihe cyose iracyakora. Mbibutse ko Imana yacu idafunze umunwa, igihe cyose iracyakora. Ibyo yibwira gukora no kubikora izabikora. Igumanira abantu bayo imbabazi kugeza ku bantu babo b'ibihe ibihumbi. Ni ukuvuga ngo Imana idufitiye imbabazi z'ibihe ibihumbi. Uzi ko isi yose irafunze, mwese murabizi. Uwashaka gutarabuka muri mwe ntaho yajya, uhakenera kugenda yakwitwaza amafaranga yo gupfusha ubusa nk'ayo kujugunyira inyoni, udafite n'ikindi uyaguzemo. Ariko ndabibutsa ko mu ijuru tuvugana ni diregite. Mu ijuru ubu ni diregite, ntihafunze, nta kato gahari, nta gapfukamunwa gahari, ijuru rirakinguye. Impamvu ni uko Imana iruta isi, kuko niyo yabiremye ibirebire mu ijuru ikicecekera igaseka. Nimusubize umutima mu nda hari hahenze imbabazi. Ibyago n'amakuba ku bakiranutsi ni byinshi, ariko imbabazi zirabisumba. Ukuboko kwiza kw'Imana kubirimo. Nimutuze umutima. Urwaye muri twe ntatuze, hari hahenze imbabazi. Ufite ibibazo muri mwe ntatuze, imbabazi nizo zari zigoye. Ubwo mwamenye uwatubabariye, uyu mwanya aka kanya muze kumubwira ngo yewe wowe watubabariye. Twemeye imbabazi, kandi muri izo mbabazi duhabwamo n'ubuzima, hanyuma mubone ubuzima ku bw'izina rya Yesu. Haleluya. Kandi imbabazi. Amen. Amen. Dusome igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere mwumve umurongo wa 18 haravuga ngo Hana arasubiza ati umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura mu maso he, ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Amen. Uyu ni Hana wagize umubabaro ngo arasuhererwa mu mutima, ariko amaze gutunganirwa abonye Imana ngo aravuga ngo umuja wawe nkugiriyeho imbabazi kabisa, uranyomoye. Muzi ko mu mbabazi twahawe gucya mu maso, kandi twari twarijimye tudaseka, twarabaye abantu b'abasirike, twarabaye abantu ngo inaha babyita ngo banutse, twaranutse, iryinyo ryarafatanye n'irindi nta n'uvuga. Ariko mu mbabazi abantu basigaye bamwenyura, umunwa ukagenda kugera hafi y'amatwi. Amen.
mu Amen. mbabazi abantu basigaye babaho mu buzima bumva bariho bakavuga bati kweri kweri tugize umugisha imbabazi z'Imana zitujeho. Hana ngo arazamuka ararya arafungura aravuga ngo umugaragu wawe ngiriye imbabazi ndabigushimiye, icyubahiro Hallelujah. n'ikibi cy'Imana. Icya kabiri kiri rwa mbere rwa Samweli 15 umurongo wa 6. Sawuli ageze yabwira abakereni ati nimumanuke muve mu bamaleki ne kubarimbura nabo kuko mwagiriye imbabazi Abisiraheli bose ubwo bavaga mu Egiputa, nuko abakeni bava mu bamaleki. Uzi ko imbabazi zituvangura mu bantu Imana izagirira nabi? Ibyo. Izo mahirwe mufite ubu uzi ko twarangije kuva ku rutonde rw'abantu bazakubitwa inkoni n'Uwiteka, twebwe turi ahantu hari abantu bazahabwa akantu karyoshye n'Imana ikatumara ubusharire isi yatubabarishije ikatubwira ngo nimuze bana banjye mwebwe abo data yahaye umugisha. Imana uzi ko imbabazi zituvangura n'abagome zikatwicazanya n'urukundo rw'Imana. Hano uzi ko imbabazi arizo zavanguye bano bantu biciye muri Sawuli. Imbabazi. Imana ishimwe cyane. Amina. Amen. Igitabo cya mbere cy'iby'abami igice 8 umurongo wa 50. Uzi ko avuga ngo ubabarire abantu bawe bagukoreye ibyaha n'ibicumuro bagucumuyeho byose, uzabahe kugirirwa imbabazi n'ababajyanye ari imbohe bababarire nabo. Nimwumve ikintu imbabazi. Uzi ko mu mbabazi hari ijambo rivuze ngo ubabarire abantu bawe bagukoreye ibyaha. Muribuka ibyaha twari dufite abakozi b'Imana? Muribuka ubugegera twari dufite? Muribuka ubugoryi twari dufite? Reka mbabwire akantu gakomeye muhite munakazirikana kazababera ishimwe ku bunani umwaka nurangira cyangwa n'uyu munsi mugashime n'Imana. Ntureba iyi famiye ya Hirwa ko yicaranye mu nzu cyangwa naho bicaye hariya n'umuryango wabo n'abana baryamye mu ntebe? Yego. Hirwa, niba ari wowe Hirwa, utekereza nk'Imana iramutse yeretse mama Hirwa uko wari umeze, ugira ngo mama Hirwa yari kukwemera? Imbabazi z'Imana ziragahoraho. Iyo uza kubona mama Hirwa wowe ugira ngo wari kumwemera? Ariko tumaze kubabarirwa ibyaha twahindutse beza n'abantu bifuza ko tubana nabo. Amen. Amen. Uyu muntu witwa Iyamuremye Oscar we ahantu uri ntega ugutwi, turebe ahantu twavutse. Wagakwiye kuba uri muri iki gihugu cyawe Oscar, ariko kubw'imbabazi Imana iravuga ngo nzagusumbisha bagenzi bawe. Imbabazi rega nizo zidusumbishije. Uzi kuvukira hamwe twavukiye ukaba utuye aho ngaho utuye, byo si imbabazi? Amina. Yesu shimwe. Musubize amaso mu rugo. Niko Jerome we, famiye ya Jerome, subiza amaso mu rugo ubyibuke. Amina. Amina. Wagira ngo Jerome yicaye mu ndege. Imana yarakoze kabisa. Niba ahantu Jerome yicaye wagira ngo yicaye mu ndege. Asoni. Zo si imbabazi Jerome? Haleluya. Haleluya. Turambure Imana amaboko dushimira Imana imbabazi yatugiriye. Amen. 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 Imana yacu nishimye. Tugiye kubwizina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Imbabazi ziduhesheje. Uzi ko isi nta mahoro ifite, ariko imbabazi ziduhesheje ihumure mu mutima. Isi nta mahoro ifite rwose, ariko imbabazi ziduhesheje amahoro yo mu mutima. Nimusoma igitabo cya Ezira ibice 3 umurongo wa 11 murahasanga ijambo rivuga ngo bikiranya basingiza Uwiteka bamushima baterega Uwiteka ni mwiza n'imbabazi agirira Abisiraheli ziraho iteka ryose, maze abantu bose barangurura amajwi arenga basingiza Uwiteka kuko urufatiro rw'inzu ye rwari rushinze. Ni ukuvuga ngo ibyishimo dufite ni imbabazi. Turi kwikiranya tuvuga ubwiza bw'Imana, turi kwikiranya tuvuga ibintu bitandukanye, ariko kubw'imbabazi twagiriwe n'Imana turaho tuguwe neza. Nubwo isi nta mahoro ifite, ariko mu ijuru hari ibitonyanga by'abizera tubona imbabazi. Yesu ubu hari abantu babeshejweho n'ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Izo ni imbabazi. Iyo tutamenya Imana ntitwari kuba dufite ijambo riduhumuriza, ariko imbabazi z'Imana ziraduhumuriza. Ikibabaje abantu benshi bazipfushije ubusa. Abantu benshi bazipfushije ubusa.
Ezira mu gice cy'icyenda umurongo wa 8 haravuga ngo ariko noneho muri uyu mwanya muto Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo idusigariza igice cy'abantu kirokotse idushyiriye ingango ahera hayo kugira ngo ihwejeshe amaso yacu iduhumurize buhoro mu buretwa bwacu. Amen. Ese mutekereza ko ubuzima turimo bworoshye? Ariko noneho muri uyu mwanya muto Uwiteka Imana, nimusome igitabo cya Ezira igice cy'icyenda. Ariko noneho muri uyu mwanya muto Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo. Muri uyu mwanya muto abantu badakora, Uwiteka yerekanye imbabazi ze. Muri uyu mwanya muto abantu barwaye bagira ngo bazapfa, Uwiteka yerekanye imbabazi ze. Muri uyu mwanya muto abantu badafite icyizere cy'ubuzima, Uwiteka yerekanye imbabazi ze. Muri uyu mwanya mutoya dushimira Imana ko muri uyu mwanya mutoya Imana itweretse imbabazi zayo. Dushimira Imana ko muri ibi bihe bigoye Imana itweretse imbabazi zayo. Ariko kandi muri uyu mwanya muto Imana itweretse imbabazi zayo. Izina ryayo riri hafi ngo abantu barikiranya bashima Imana, bashimiye imbabazi twagiriye, bashimiye Yesu yakoze akazi gakomeye, bashimiye umugambi mwiza ku Mana, bashimiye iki yakoze kirahenze. Imana ntihabwe icyubahiro. Nimusoma igitabo cya Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 5 muzahasanga ijambo rikomeye rivuga ngo ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru Mana nkuru itera ubwo bikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Turashimira Imana ko ibika ibintu ku mutima mu gihe abantu bo bibagirwa. Hano ho haravuze ngo ni Imana ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko. Mbibutse ko imyaka yanyu izarinda muzana umusatsi w'umweru ku mutwe imbabazi zikibariho. Ahubwo inshuti zanjye mwirinde gupfusha imbabazi z'Imana ubusa, kuko abantu bapfushije imbabazi z'Imana ubusa. Abantu bafashe imbabazi bazikozemo ibidakorwa, abantu bafashe imbabazi bazivuzemo ibitavugwa, abagabo bamwe bafashe imbabazi bazikozemo ibidakorwa, abagore bamwe bafashe imbabazi bazihinduramo ibidahinduka, birangira bafashe imbabazi bazihindura ubwenge bwabo, basuzugura Imana yari yabababariye, ariko bazahanwa igihano kiruta icy'i Sodomu n'icy'i Gomora. Ariko wowe wamenye imbabazi ziha agaciro, ugomeze ubundarare ku mbabazi, ugomeze uvuge ati nubwo ndi muri iki gihugu, nubwo ndi muri uyu mujyi, ariko mpabeshejwe n'imbabazi. Nubwo mfite akazi, nubwo umwe atagafite, erega ntimwibuke hari ibintu abantu mutamenya. Ese ninde wababwiye ko gukora bimara ubukene? Ninde wabibabwiye? None se ubu nta bakora bakennye kandi bakora? None se ubu muri mwe nta bakora ariko kandi bakennye? None se ubwo gukora bimara ubukene? Ahubwo ubukenwe bumarwa n'imbabazi. Iyo umaze kumenya agaciro k'imbabazi uravuga ngo nzarya duke ndyame kare iwacu sino, nzava inaha ntahe njye iwacu mu ijuru. Ubaho mu buzima bumeze nk'ubw'impunzi mu nkambi. Dukwiye kubaho mu buzima bumeze nk'ubw'impunzi mu nkambi, uvuga ati aha hantu ndi ni transit, ndi impunzi, ejo nzataha. Utwo ndimo mbona ni bya bindi bifasha impunzi, ejo nzataha njye iwacu mu ijuru ndi transit. Kuko iwacu yaravuze ngo twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereza umukiza ko azaba, azahindura uyu mubiri upfa kudapfa, ahindure byose bishya. Yesu Kristo nashimwe. Amen. Ndavuga imbabazi, ndavuga imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Ndavuga izi mbabazi twagiriwe, ni imbabazi zaduhesheje kugira amazina ntayo twagiraga, ni imbabazi zaduhesheje kwitwa ababyeyi nta cyerekezo cyo kwitwa ababyeyi twagiraga. Nimusoma muri Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 19 muza gusoma ngo ariko wowe kubw'imbabazi zawe zitari zimwe ntiwabataye mu butayu, inkingi y'igicu yo kubayobora ku manywa ntiyabavaga imbere, cyangwa inkingi y'umuriro yo kubamurikira nijoro ikabereka inzira bakwiriye kunyuramo. Turashimira Imana ko mu mbabazi ariyo yagiye tuyobora inzira. Muribuka bamwe ukuntu mwageze aho mu bihugu bamwe na bamwe barimo, imbaraga Imana yakoresheje kugira ngo muhagere. Ni imbabazi, ntabwo ari ubwenge. Ni imbabazi si ukwiga, ni imbabazi si ukuba ufite amafaranga, ni imbabazi si ukuba uzi kuvuga Igifaransa cyangwa Icyongereza, no. Ariko wowe kubw'imbabazi zawe zitari zimwe ntiwabataye mu butayu. Kubw'imbabazi z'Imana, Imana ntiyadutaye mu butayu, Imana ntiyagutaye muri bwa buzima, Imana ntiyagutaye muri bwa bupfubyi, Imana ntiyagutaye cya gihe wari uri wenyine, Imana ntiyagutaye cya gihe wakoraga umurimo w'Imana wenyine, Imana ntiyagutaye igihe wari usigaye uri imfubyi wenyine,
Imana ntiyagutaye igihe wari umukobwa udafite n'icyerekezo cyo gushaka. Imana ntiyagutaye igihe wari uri mu bitaro muri bwa butayu bwawe. Buri muntu wese akurura ubutayu bwe yabayemo, Imana ntiyamuta. Narangiza avuga ati koko Mana, imbabazi wangiriye zirahenze, ndongeye nzihaye agaciro. Ndagira ngo dutangirane 2021 duhaye imbabazi agaciro, kugira ngo dusoze 2021. Ni uko duha imbaraga z'Imana agaciro, tugaha imbabazi agaciro, kuko n'umwaka mubi ugoye. Icyo kintu ni itangazo mbahaye. 21 ni umwaka mubi ugoye, ni umwaka uruhije kubamo, ni umwaka w'amarira, ni umwaka w'agahinda gakabije, ni umwaka wo guhagarika umutima ku bantu benshi, ni umwaka wo kumanuka kwa bamwe mu nzego, nimvuga inzego, mu myanya abantu barimo. Ni umwaka ugoye, ni umwaka wo gufungwa kwa benshi, ni umwaka wo gufungurwa kwa bamwe. Ariko icyo ngicyo ndagira ngo mbabwire ngo n'abantu benshi nibadaha imbabazi z'Imana agaciro, uyu mwaka bazavuga ati iyo tubimenya ntituvuke, iyo tuba ari twe twizana ku isi. Ariko abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Hano Bibiliya iravuze ngo ariko wowe ntiwabataye, ariko wowe kubw'imbabazi zawe zitari zimwe ntiwabataye mu butayu. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko itagutaye mu butayu. Famiye ya Hirwa Imana ishimwe, Barakagira Imana ishimwe ko mutatakaye. Famiye ya Jerome Imana ishimwe kubw'imbabazi z'Imana twagiriwe. Famiye ya Osikari Yamuremye Imana ishimwe. Yvonne niyo mwungeri Imana ishimwe. Famiye ya Anje Imana ishimwe. Amina. Yesu. Marie Claire Imana ishimwe. Nawe Claire, nawe Imana ishimwe. Imana ishimwe kubw'imbabazi. Nawe Manu Imana ishimwe. Nawe Chantal Imana ishimwe. Amina. Yesu. Ushaka Imana ishimwe. Yesu. Ni imbabazi, ntabwo ari ikindi. Haleluya kandi. Haleluya. Imbabazi. Amen. Hashimwe Imana yatugiriye imbabazi. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Amen. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Amen. Nehemiya 13:22 avuga ngo mpera ko ntegeka abarengo biyeze babone kuza kurinda amarembo, beza umunsi w'isabato. Mana yanjye, nibi nabyo ubinyibukire, umbabarire kuko imbabazi zawe nyinshi zingana. Uwo ni Nehemiya. Nagira ngo mbabwire ngo iki kintu mwatangiye cy'umurimo w'Imana kivuga butumwa ringana gutya, si umubiri n'amaraso, ni imbabazi. Ariko ategetse abantu, Nehemiya ategetse abantu, arababwira ngo nimuze, ngo beza uwo munsi w'isabato. Arababwira ngo noneho imbabazi z'Uwiteka zitugumeho muri iyi famiye, muri uyu muryango, muri iri vugabutumwa mutangiye. Imana iba ari ibahagararaho kandi bayoboza imbabazi zayo, byose muzabigeraho. Amen. Muzi ko Yobu yavuze muri 19:21 akavuga ngo mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko kw'Imana kunkozeho. Uzi ko hari igihe duhura n'ibyago abantu bakatwishima hejuru batazi ko hari imbabazi z'Imana zihishe inyuma mu byago twagize. Uzi ko hari abantu bahagurukira kudushungera no kutuvuga batazi ko muri ibyo bibazo twagize harimo imbabazi z'Imana. Turashimira imbabazi z'Imana zibana natwe no mu byago, zikabana natwe no mu makuba, natwe tukajya tuvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Amen. Izi mbabazi ndagira ngo mumpere Imana icyubahiro, muyibwire ngo turagushimira imbabazi. Kandi Imana yacu turagushimiye. Ngiye kubigisha ijambo ryitwa gasuzuguro gahoro. Ijambo ryitwa gusuzugura gahoro kandi budasuzugurika. Umuntu wese ufite ibibazo bimugoye, ufite intambara zimugoye, ntabanza kurura imbabazi, ahita kurura ibibazo afite, abyegereza imbabazi, ahita abisuzugura, abibwire ngo hari hahenze imbabazi, ntimwongere kunsakuriza mwa bibazo. Bityo kurura ibibazo byawe, kurura intambara ufite, uzegereza imbabazi. Nusanga imbabazi arizo ziremereye, uhita usuzugura ibigeragezo, ubibwira ngo n'ikindi gihe ntimukongere kumenyera. Mu cyaro ukuntu twajyaga tubona ipusi tukayibwira ngo isuka n'agatebo nyirahuku we, uhita ubibwira ati isuka n'agatebo, ntimukongere kumenyera, hari hahenze imbabazi. Ubwire uburwayi ngo mvaho, hari hahenze imbabazi. Ubwire bya byago n'amakuba ngo hari hahenze imbabazi. Ubwire bya bibazo urimo ubona, ubibwire ngo hari hahenze imbabazi. Nurangiza usuzugura ibyago, ubibwire ngo imbabazi ubwo zabonetse nanjye mbayeho. Haleluya. Amen.
ayiwe navuze ntareba none ndabona umuriro wanjye ushizemo ariko imbabazi haleluya imbabazi z'Imana zikwiye kubahwa imbabazi z'Imana zikwiye kongera kutugarukamo umuntu wese akajya kureba akavuga ngo uriya muntu yarababariwe ntukwiye kumukinisha kandi none hakubw'ububasha mpabwa na Bibiliya imbabazi z'Imana zirema ikimenyetso cy'ibyiza ku muntu wese wateranye iteraniro imbabazi zimuremera ikimenyetso cy'ibyiza nawe azirata avuga ngo Uwiteka nkore ibikomeye nanjye ndishimye. Amen. Amen. Izi mbabazi zibaremera ibyiza izi mbabazi zibaremera ikimenyetso cy'ibyiza ku bw'izina rya Yesu. Amen. Izi mbabazi zibomora intimba izi mbabazi zikureho ibyago n'amakuba. Uziko Zaburi ya 5:8 havuga ngo ariko ngewe nzazanwa n'imbabazi nzanywe nyinshi mu nzu yawe kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge nerekeye urusengero rwawe rwera. Mwakoze kuza imbere y'Imana abantu benshi ntibagikunze inzu y'Imana abantu benshi ntibagikunze amateraniro nk'aya abantu benshi imbabazi z'Imana bazitesheje agaciro abantu benshi bafashe imbabazi bazishingamo utubari abantu benshi bafashe imbabazi bazishakamo abandi bagore abantu benshi bafashe izi mbabazi bazisuzuguriyemo Imana ariko we wubashye Uwiteka umva icyo Imana ikuvugaho iravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Amen. Wakunze gukiranuka wanga ubugome nzagusumbisha bagenzi bawe. Akira isumbwe muri bagenzi bawe muri uyu mwanya akira isumbwe akira isumbwe kuko wanze ubugome. Amen. Amen. Izi mbabazi zituzamure zitugeze aho twagakwiye kugera. Uyu mwanya umuntu wese uri muri twebwe aze guha imbabazi z'Imana agaciro. Murambabarira navuze ntanareba kubera nakwirirwa ntari mu rugo nagiye mu murimo sinanarebaga ko telefone itarimo umuriro wari urimo sinzi uko byagenze ndabona ushiramo muze kugira ngo nabasize ariko ndagomeza mvuge papa ugiye nunagenda ndagomeza mvuge nkaho ndimo mbabwira ndagomeza nivugane nunagenda ariko nunashiramo ariko icyonzi cyo ndashaka kubabwira ngo imbabazi zari zihenze nimwakira ubuzima. Hallelujah. Umutwe mureke guhangayika mureke kwibaza ngo ko ntacyo tumariye abantu twasize muri Afurika bose ko ntacyo babamariye kandi bari muri Afurika. Ibyo bintu bigo bibatesha umutwe ntacyo mariye abantu banjye bari muri Afurika wese ko bari muri Afurika ntacyo bakumariye mwese ni muri abantu. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Dufata ibintu unabihuza icyo utabashije kumarira nicyo nanjye ntabashije kukumarira. Twese ni amaboko abiri twese ni umutwe umwe uriho amatwi ni amaso ni izuru rimwe ni umunwa umwe. Nimba ntacyo mariye ntibikwiye no kumpangayikira ntukwiye no guhangayika ngo ntacyo wamariye Pascal ahubwo ukwiye kuvuga ngo kuba ndiho byonyine ni ikimenyetso cy'uko Imana yazangirira neza ibyo ntarageraho nkabigeraho ibyo ntarageraho nzabigeraho. None se mbabwire ko hari abantu hano kubw'imbabazi Imana igiye guhereza utuntu tw'udukarita wagira ngo ni utuntu wagira ngo ni irangamuntu. Ntumbaze Yesu umwana w'Imana ukuri hari umuntu Imana igiye guha akantu wagira ngo ni irangamuntu k'agakarita kandi gakomeye ubona gafite ubudahangarwa bukomeye kubera iki imbabazi Imana yatugiriye zibasha no kutubesha ahantu abantu badashobora kuba. Imana ibasha no guhindura ibintu bigahinduka mwebwe nimuhe imbabazi agaciro ubundi murebe ikiza kuvamo. Amen. Nimuhe imbabazi agaciro murebe 2020 ngo murayirya mwigaramiye ababisha bakanuye amaso. Nimuhe imbabazi agaciro. Uzi ko umugaragu w'Imana yanditse ijambo rikomeye nimusome mwumve icyo Bibiliya ivuga. Uzi ko yanditse ijambo rikomeye muri iyi Zaburi ya 25 ku murongo wa 6 akavuga ngo Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe kuko byahozeho iteka ryose. Uzi ko hari n'igihe ugera mu gihe ukagira ngo Imana yarakuretse bitewe na twatunyanga abantu tugira yandi ngira nawe ugira ukagira ngo Imana yarakuretse ariko uyu mugoroba ni hari nugira ngo hari ikibazo afitanye n'Imana yibeta ahantu yiherera yibwira ngo Mana ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe kuko byahozeho iteka. Watuza akanwa kawe icyaha cyawe mwibanga ubwira Imana ngo nari ngendeye imbabazi zawe ungiriye imbabazi byakunda umfashije byakwemera hanyuma uyihimbaze uyinezererwe uzaba ureba agaciro k'imbabazi kandi uzabibona uzavuga uti koko burya twagize umugoroba mwiza ku cyumweru imbabazi. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Igice cya 26 umurongo wa 3 uravuga ngo kuko imbabazi zawe zireba mu maso yanjye kandi ngendera mu murava wawe. Ni ukuvuga ngo twe tuba mu maso y'imbabazi z'Imana tuba mu maso y'imbabazi z'Imana tuba mu buzima bw'imbabazi. Aho wagenda hose ijisho ry'Imana ryuzuyemo imbabazi. Ibyo wakora byose aho waryama hose aho warara hose ijisho ry'Imana ririmo imbabazi rikoranye imbabazi. Ni nka ya kamera ikoranye nyine
ubuhanga ryo rikoranye imbabazi. Nicyo gituma mubona hari ibyaha twakoze, abagabo batabizi, abana batabizi, abagore batabizi, n'abagabo batabizi, imbabazi zikabitwikira, warangiza ukagomeza uri wowe. yego Nashimwe imbabazi z'Imana. Imana iza gutwikurura amabi y'abantu, nta n'uwo ari kujya anywa amazi wawe, nta n'uwo ari kujya guhara ufite ku muhanda, ariko hashimwe Imana yatugiriye imbabazi. Haleluya, amen amen haleluya, amen amen Amen. buriya 36:8 haravuze ngo izi igiciro cyinshi abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe, bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe, kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe. amen Imana ibuhire ku ruzi rw'ibyishimo byayo kubw'imbabazi. amen Imana ibuhire nk'uko umuntu yuhira inka, Imana ibuhire, mugubwe neza, mugire yego rwose bifurije kubaho mwuhiwe n'Imana, mugatoha muri ibi bihe bibi, mukabaho muri ibi bihe bibi, mukagira ubuzima muri ibi bihe bibi, mugatungwa n'imbabazi z'Imana, umuntu agakora uturimo two muri ya miruho. Ndabizerega abantu bo hakurya y'amazi mugira imiruho myinshi. Imiruho rwose murayigira, ni ukubyuka nijoro, n'umwe ni ugukora ku manywa, undi agakora nijoro, gutyo gutyo, naho mwari amabuye, ariko imbabazi zigenda zituma uticwa na stress, ntupfe kandi utajya uruhuka. Turashimira Imana ibahagararaho ikabarinda. Uyu mwanya, aka kanya, umuntu wese wo muri twe aha agaciro k'Imana imbabazi, abwira Imana ngo ndagushimiye ko wandemye uburyo butangaje, ayibwire ngo ndagushimiye kubw'imbabazi zawe. Zaburi ya 89 umurongo wa 18 hari ijambo rivuga ngo kuko ari cyo cyubahiro cy'imbaraga zabo, imbabazi zawe nizo zizanshirisha hejuru ihembe ryawe. Muzi ko bamwe muri mwacishijwe bugufi, ariko imbabazi zizadushyira hejuru. amen Kandi ntimugire ngo ni hejuru y'abandi bantu ngo tubagende hejuru, kuba utunze amahoro yo mu mutima abandi bajagaraye, buryo buri hejuru yabo. Mbifurije amahoro yo mu mutima, mbifurije gutunga imbabazi zibahesha amahoro, mbifurije gutunga imbabazi zibahesha ibyishimo abandi batabifite, mbifurije imbabazi zibahesha kuboneraho abandi baburiye, mbifurije imbabazi zibakiza indwara mutari mwagera aho babavurira, mbifurije imbabazi zibakiza akaga n'amakuba, zikabaremera ibyishimo byo mu mutima kubw'imbabazi z'Imana. amen Bifurije umwaka mushya ubahesha imbabazi ziturutse ku Mwami Imana. Haleluya. Zaburi 105 umurongo wa 1 muzi uko uvuga? Uzi ko ivuga ngo zaburi yo gushima, mwaba ari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezero, mumuze mu maso ye mushima, mumenye ko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe bo mu bwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Uzi ko twavuye iwacu dusigaye tuba mu rwuri rw'Imana. Ninde wadukuramo se ko habamo umuzamu ari we Mwuka Wera? Ninde wadukura mu rwuri rw'Imana se? Ninde wadukura mu gipfusi cy'Imana? Nshoreje ku ijambo rimwe, Zaburi 119 umurongo wa 88 haranditse ngo nzure kubw'imbabazi zawe ziri, kugira ngo nitondere iby'akanwa kawe kahamije. Unzure. Amen. Mwababyeyi Imana ibazure. Uyu munsi abantu barasinziriye, barapfuye. Mwabagabo Imana ibazure. Niba hari n'umusore cyangwa umukobwa uri hano, Imana imuzure kubw'imbabazi zayo. Nshoreje kuri iyi Zaburi ivuga ngo nzure. Ndayibatuye mwese, niturangiza n'iteraniro buri wese ayisoma yisubiremo. Noneho icyuzi we wapfuyeho, kuko umuntu ni upfa, umuntu apfa yumva. Ujye ubwira Imana ngo Mana, hano narapfuye unzure, hano narapfuye unzure, muri rwa rukundo narapfuye, muri kwa gusenga narapfuye, muri bya bihe byiza narapfuye, muri kwa gusengana n'abandi narapfuye, ariko unzure kubw'imbabazi zawe. Haleluya, unzure. Noneho iyo umuntu rero yazutse ari muzima ajya yakora. Nitumara kumva twazutse neza, turi hahandi Imana idushaka, bizatuma turushaho kunesha dutsindishijwe n'Imana. Yesu nabandeberere neza, telefone itananze mana ntaranabasezera, ariko nagira ngo babwire ngo imbabazi zari zihenze, kandi ndabashimiye nanjye kugira ngo tuvugane n'imbabazi. Jewe se navugana namwe, muntu nkanjye w'imbwa y'urutwe, kera banyitaga rutwe, majyanjari matarika, ndi ikintu cyaho ntagaze, ariko imbabazi zinjaho zimpindura umuntu. Mwese muteze amatwi ngo murashaka kumva umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana wahehe ko ari imbabazi. Haleluya. Umukozi w'Imana wahehe ko ari imbabazi Imana itugiriye. Muri aho mwicaye nta kibazo mufite ngo turindiriye umukozi w'Imana guturuka mu Rwanda. Mwavuze ngo turindiriye wababariwe. Umukozi nawe uri
wafata njyewe ukavuga ngo nzakorera Imana ushingiye kavukire yanjye, ushingiye aho navutse, ushingiye icyo ndicyo, ushingiye uko nari imeze, ndi igicucu cy'aho ngaho gitera umwaka. Ugiye nigeze gutera umwaka muri karitsiye iwacu, ariko imbabazi zingezeho ndi umuhesha w'umugisha. Ngaho nimugire umugisha mu izina ryawe. ushimwe Yesu. Imbabazi, Amina. imbabazi ziduhindura abantu, imbabazi zidusubiza mu murongo isi yawe udukuyemo. Imbabazi ziratuvuganira aho tutakwivuganira. Turashimira imbabazi ko zatuvuganiye. Imbabazi ziduhabiriza imbaraga z'abanzi zikazigizayo. Imbabazi ziduha kuryama tugasinzira. Imbabazi ziduha kurya tukanyurwa tugasinzira, tukavuga ngo turyamye twiziguye kuko Uwiteka ari uduha kubaho. Amina. Mu mbabazi abantu bubaka inzu zikuzura, mu mbabazi abantu barera abana. Umva famiye yahirwa niwe nabonye abana, ntiwabwo warera abo bana ngo bikunde uretse imbabazi. Amina. Kandi nidusoza gusenga, hari agahungu nabonye karekare ukuntu, uze kukarambikaho ibiganza. Yego. Karambikeho ibiganza uvuge ngo kubw'imbabazi nemeye ubushake bw'Imana ku mwana wanjye, nemeye gukora kw'Imana ku mwana wanjye, kandi icyo Imana igambiriye kumukoresha cyose ndacyemeye. Ubundi uzaba ureba kawe n'Imana kuri uwo mwana. Haleluya. Mana ushimwe. Erega mumbaze, reka mbere kuko imbabazi zikora. Ndagushimiye. Amen, amen. Hallelujah. Izina ryawe rishyirwe hejuru kandi rihabwe icyubahiro. Ni wowe Mana yazanye umugambi w'agakiza kandi bukeye uwusohoza mu isi. Yesu turagushimiye kuko ari wowe uturuhura. Uri Imana itabasha kubeshya, kandi uri Imana iri inyuma y'ijambo ryayo ngo urisohoze. Akira ishimwe rivuye mu kanwa k'abagaragu bawe Mwami. Akira ishimwe rivuye mu kanwa k'abagaragu bawe Mana. Ushyirwe hejuru kandi Mana uhabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tunejejwe n'ijambo ryawe Mwami Imana yacu. Twarasenze turavuga ngo Uwiteka Imana uzaganire natwe. Twaringinze turavuga ngo Uwiteka Imana uzavugane natwe, kuko twari dukeneye kumenya Mwami icyo twifuzaho. Ariko uyu munsi tumenyeshejwe ijambo rikomeye rivuga imbabazi zawe Mana. Uturinde gupfusha ubusa ubu buntu duhagazemo Mana. Uturinde kwaya izi mbabazi zabonewe Golgota ku musaraba, ubwo umwami wacu Yesu yamenaga amaraso. Icyubahiro nigikomeze kuba icyawe Databuja wera. Icyubahiro nigikomeze kuba icyawe. Uri Imana yitegereza kandi ikabona. Uri Imana ibona ibyo abantu batabona. Uri Imana ibasha gukora ibyo abantu batabashije gukora. Uri Imana yimura imisozi itabimenye. Uri Imana ibasha guhinduriza inyanja. Haleluya. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa n'ibyawe. Nta yindi Mana yabayeho itari wowe. Revoveti. Mu izina rya Yesu nta yindi Mana iriho, nta n'izabaho itari wowe. Nanjye ndakwiringiye Uwiteka Imana yacu. Nanjye ndakwiringiye. Nanjye ndakwiringiye. Nanjye ndakwiringiye. Kandi ubwoko bwawe turi kumwe kuri uyu murongo burakwiringiye Mwana. Werekana imbabazi zawe no kujya neza kwawe. Umuntu wese watanze kuri uyu mwanya wiwe akawenda akawuguhereza akumva ijambo ryawe, ndakwinginze ngo imbabazi zawe zongere kunguka Mana. Imbabazi zawe zongere kunguka kuri we. Ubugingo bwe bwongere Mana guhembuka. Ubugingo bwe bwongere kuba buzima. Umutima we wongere kunezerwa, kandi mu maso he hongere gucya. Yongere kumva kugira neza kwawe Mwana. Ijambo twatangiye ryavuga ngo uzaduha ngo kuvomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. None umugaragu wawe Mana evangeliste Barakagira Pascal aratubwiye ngo tuzagira ibyishimo, ngo tuzavomera muri wowe. Izina ryawe rishyirwe hejuru kandi rihabwe icyubahiro Mana.
ibihe turiho ni ibihe bigoye, ni ibihe bigoye umugenzi, ni ibihe birimo umuriganya ushaka kuriganya ubugingo bw'abantu. Ariko ndakwinginze Uwiteka Imana ishobora byose, ise umwami wacu Yesu Kristo, ndakwinginze ngo urinde abantu bawe, ubarinde kuriganywa Mana. Ibyenda gusa n'ukuri Mana bye kubariganya, ibyenda gusa n'ibivi wawe Mana bye kugira uwo biriganya. Ndakwinginze ngo ijambo ryawe ryongere kugira imbaraga mu mitima yacu, kandi uduhe kuribikira cyane mu mitima yacu kugira ngo turagucumuraho. Uturinde kuyoborwa n'amarari yacu Mwami Imana yacu, ndakwinginze ngo uduhe kuyoborwa n'ijambo ryawe, kandi imbabazi zawe zunguke uko bwije n'uko bukeye. Mana ugiye kugendera hagati muri wowe, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Mana ngusabye kugira ngo ubwo dusoza umwaka uduhe impamvu ikwiriye kandi iboneye. Mana uturinde uburyo ki bukwiriye buzatuma twinjirana muri uriya mwaka, Mana imbaraga zatuma tunesha ibyaha. Mana uraturinde kugera ku bugingo buhoraho, icyubahiro gikomeze kuba cyawe. Data turagushimiye, uha umukozi wawe Mana umugisha, yitanze yemera kutuganiriza ijambo ryawe, nawe umuhe umugisha Mana, umurinde mu majya no mu maza. Mana umuhere umugisha mu kibo avugiramo. Mana mu nzira yerekejemo ndakwinginze ngo umubere umuyobora, umubambire amahema ku manywa kandi umubambire amahema nijoro. Mana umubere inkingi y'igicu ku manywa ndetse umubere inkingi y'umuriro nijoro. Mwana ngaho icyo gikomeze kuba icyawe Data, ukomeze kurinda abakozi bawe kandi akomeze kuturinda Mwana, uturengere cyane Mwana. Umuntu wese wateranye kuri uyu munsi ndaguhendahinze kugira ngo Mwami wemere kumubera Imana, nawe wemera kubera umugaragu, usohoze ubushake bwawe kuri we Mwami. Umuntu ufite isezerano, umuntu ugize icyo abwiwe Mwami tima, iri jambo ryaje rizanywe na marayika abwira Mariya ko azabyara Yesu, nuko ngo Mariya araryakira ngo kandi aribika ku mutima. Ndakwinginze ngo uduhe kubika ijambo ryawe no kuribikira ku mitima Mwami, rizatume riturinda kugucumuraho. Ngaho icyo gikomeze kuba icyawe, ukomeze kuduha ibihe byiza kandi ukomeze kuturinda, ukomeze kuturengera Mana, ukomeze kudukomeza muri uyu murimo kandi ubwiza bwawe bukomeze kutubonekera. Urakoze n'ushimwe kandi ukomeze gushyirwa hejuru mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.